biggest religion in the world is not even a religion. Welcome to Business Sports with Clarisse. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kurikira Contact TV. Twagarutse ni Business Sports, nyandi Clarisse Uwimana. Mwamaze kuba mubimenyera cyane ko twamaze kubabwira ko muri no minsi ajya tubaganiriza ku bigendanye nuko ese siporo birashoboka yuko yagirwa business, cyangwa se siporo birashoboka yuko hari umuntu ushaka kuyinvestisamo akatekereza yuko ashaka kubona income, cyangwa se hakaba ari cyo yabona. Kuri uyu munsi rero ndi kumwe na Perezida wa ekipe ya Rayon Sport ni Munyakazi Sadate. Reka dutangire tumuha ikaze Perezida. Murakoze cyane. Ya abantu navuga ko bamaze kumenya nyine ekipe ya Rayon Sport yebereye Perezida. Ubwo tunavuga kuri Business Sport, ariko turanavuga gato ku buzima bwawe ndetse no kwinjira muri siporo muri rusange. Mbere na mbere kureka mere nimba nibeshye ni mu mwaka 2019 kugirwa Perezida wa Rayon Sport, wabyakiriye gute kuyobora ekipe navuga yuko ifite abakunzi benshi mu Rwanda? Kuyobora ekipe nka Rayon Sport ni responsabilité nini, ni responsabilité umuntu aba yumva yuko ikintu cyose ushobora gukora gishobora gutusha ku mitima y'abantu benshi. Bivuga yuko rero hamwe n'izo responsabilité umuntu yifuza yuko akora ikiza kurusha icyo wakoze ejo. Ibyo wakoze ejo uba wifuza ko ejo mu gitondo ukora ibirenzeho. Kwakira rero ko izo responsabilité ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ku rundi ruhande tukavuga tuti ubuyobozi butangwa n'Imana. Iyo umuntu yahawe ubuyobozi n'icyizere agomba guharanira yuko ibyo yahawe abicunga neza kandi akabigeza ku ntego yihaye. Muri make rero navuga yuko nabyakiranye ibyishimo, ariko kandi navuga yuko atari ikintu cyoroshye. Hanyuma kugeza kuri ubu ngubu navuga yuko hashize igihe gito, n'iki wasanze muri Rayon Sport? Icyo nasanze muri Rayon Sport ni ibintu byinshi, sometime byiza, rimwe na rimwe ndukabibonamo n'izindi challenge, ariko icyo nabonye cyiza kiruta ibindi byose nuko muri Rayon Sport turi umuryango umwe, umuryango w'abasportif. Twishimira yuko dutsinda kandi tukanakira kuba twatsindwa cyangwa se tukatwanganya. Icyo nabonyemo kindi mu gikanya gatoya mbonyemo nuko amakuru ya Rayon Sport arihuta cyane, ku buryo rimwe na rimwe bishobora kugutera pressure cyangwa bikaba byagushyira mu gufata ibyemezo bitari byiza. Ariko iyo uri umuyobozi ibyo byose ugomba kubijera, ukabishyira hamwe kandi ukabyitwaramo neza. Ubu ngubu wenda ku giti cyanjye cyangwa se n'abasportif muri rusange navuga yuko Sadate uri izina ryaje ritari boostinga. Wenda ngiye ku giti cyanjye mwibuka bari bwa mbere ntavuga ngo introduce MK card, nyuma wituza umuntu munini. Ubundi uri muntu ki muri sport? Muri siporo ndi umuntu usanzwemo ukurikirana siporo muri rusange ndetse n'imyidagaduro. By'umwihariko nkakunda ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport umuntu avuga ko umuntu yayikunze kuva mu bwana bwe. Ni umuco tuvana mu miryango aho dukomoka, ariko nkanakurikirana siporo mu buryo bwa buri munsi, mu buryo bwo kwishimisha, bwo kuyikurikirana, bwo gushaka uburyo ki siporo y'u Rwanda, siporo ya Rayon Sport ndetse n'ibindi byatera imbere. Kuba rero naraje ntago navuga yuko ndi mushya, wenda ndi mushya mu buyobozi, ariko muri siporo ntago ndi mushyashya. Ni ibintu nakurikiranye mu buryo bwa buri munsi. Nk'uko wari unabivuze nk'uriya project ya MK card ni project dutekereza tuyitekereza twayihereye kuri siporo n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni projet dukorana n'ama ekipe cyangwa na ekipe ya Rayon Sport, ishingiye yuko ama ekipe ashobora kujya yitera inkunga cyangwa se yifasha afashijwe n'abafana bayo, ariko batikura mu mufuka, ahubwo biva kuri za consommation bakora hirya no hino. Urumva rero umuntu yageze ku rwego rwo gutekereza projet zijyanye na siporo, burya nuko barayikurikiranye iyo industry, barayikurikiranye hafi kandi ukaba barayibayemo. Ku rwego rw'ubuyobozi rero navuga yuko ntakunze kuba mu buyobozi cyane bw'ama ekipe cyangwa bwa siporo muri rusange, ariko narayikurikiranaga. Nkeka yuko biri mu bimwe ba Rayon Sport bashimye yuko bashaka umuntu wenda mushyashya mu buyobozi, azindi image nshyashya.
nayo yaza guteza imbere siporo na Rayon Sport muri rusange. Umuntu ashobora kwibaza wenda uri nko muri primaire cyangwa segonderi wigeze ugerageza nko gukina umukino wari wose? Nakunze imikino ibiri nkiga cyane. Ya mbere ari football, burya icyo umuntu yakunze akiri umwana icyo kimukurikirana. Nakinaga rero football ndetse na volleyball, niyo mikino ibiri nakundaga nakurikiranaga cyane. Nayikinnye rero kuva haba muri primaire haba muri secondaire. Muri université ho naba mbeshye, université umuntu abatangiye kujya mu tuntu n'utundi, ariko mu buryo bwa mizoma cyangwa se for fun umuntu yavuga yuko siporo nayikoze. Ntabwo byari mu buryo buri professionnel cyangwa mu buryo natekerezaga kujya professionnel, ariko mu buryo bwo kwishimisha nakinaga football ndetse na volleyball. Wisanze utufana Rayon Sport? Kwisanga mfana Rayon Sport aka kanya navuga yuko ni umuryango. Navutse numva ko Rayon Sport ari ekipe y'ababyeyi. Akenshi niyo bakujyanaga kuri match za Rayon Sport, bivuga yuko rero aho bakujyanaga iyo orientation baguhaga ibyo uko kuntu bagutozaga uhita wisanga ukunda Rayon Sport. Ariko by'umwihariko na Rayon Sport mu gihe cyacu abantu bari maseri witi kuzamuka, usanga n'ubundi ari cyagiye Rayon Sport yatangiye gushininga cyane ku buryo aba bana cyane cyane n'ababitozwa n'ababyeyi wasangaga bahita bisanga muri Rayon Sport. Abibuka neza buryo umwana atangira guhitamo ekipe cyane cyane y'itsinda. Mu myaka yacu rero za 89 za 90 91 92 3 4 wasangaga Rayon Sport ari ekipe ishininga mu Rwanda ndetse inabasha gutsinda amahanga. Ubwo umuntu yatekereza ko rero uvuka i Nyanza? Absolument, mvuka mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busoro, akagari n'Ikimirama, mu mudugudu wa Kireranyana. Bikanumvikana nani mpamvu mise mvuga ni ubwo bwati umubyeyi yago akagutwara kuri match n'ibiki bigata navuga ko biri mu byagusunitse guhita ukunda ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma perezida kugeza kuri ngubu harya babaha manda ingana gute muri Rayon Sport? Muri Rayon Sport natorewe manda y'imyaka 2, ni ukuvuga kugera muri 2021 manda yacu izabigeze ku musozo. Birumvikana Imana nibidufashamo tukageza kuri icyo gihe, kuko ibintu byose tubiragiza Imana. Hanyuma navuga ngo mu kwinjira kwa muri ekipe ya Rayon Sport niko gusoka k'amazina akomeye ba Manzi Chiri ba Jaberman Ishimwe, namwe yego muragerageza kwinjizamo amaraso mashya. Hano bavuga bati kiragiye ko Rayon Sport nagafaranga kari kabuze cyangwa ni Rayon Sport itangiye kujegajega? Ntago navuga ko ari Rayon Sport itangiye kujegajega, kuko n'ubundi nabo twazanye wasangaga n'ubundi baza n'ubundi tubahaye amafaranga n'ubundi twendaga kuba twahana abo twari dusanganywe. Ariko icyo nabivugamo njya mvuga kenshi ngo nkunda kuvugisha ukuri ibintu uko byitwa. Bari abasore yaba Manzi Thierry yaba Mutsinzi Ange yaba Sefu na amazina akomeye muri Rayon Sport yadugejeje ku bintu byinshi, ariko igihe twashaka yuko dukomezanya bo ntago bari bafite ubushake bwabo bwari buri hasi. Bivuga yuko bari bafite ahandi batekereje kuzagana, kandi ko umuntu ashobora guhindura kariyeri akajya ahandi akareba n'ahandi uko bimeze. So nkeka yuko rero ntago ari ubushobozi twabuze, ahubwo habuze yuko haba ubushake ku mpande cyane cyane ku ruhande rw'abakinnyi yo gukomeza amarushanwa, kuko abenshi muri bo ibyo banadusabaga nka Rayon Sport twe twarabibahaye, ariko amasezerano ntiyasinywa kuko bari bafite ahandi baganaga. Ariko nkanabwira abakunzi ba Rayon Sport muri rusange yuko nubwo hari abakinnyi bagiye mu batwaye igikombe, nubwo umukoca yagiye kandi yatwaye igikombe, ariko Rayon Sport burya ihoraho, kandi nabo yazanye n'ukuri dushima Imana yuko nta kibazo bateye, kandi twizera ko bazabikora kandi neza. Navuga ko nyuma yo gushyikirizwa ekipe ya Rayon Sport bigendanye n'imiyoborere, uno n'umwaka 2019 nibwo bwa mbere uzawukinnye shampiyona. Perezida, aho mwari mutegereje muri Champions League byaranze, umuntu yavuga yuko Rayon Sport no muzajya gutangira umwaka w'imikino bimeze bite? Nibyo koko Champions League byaranze, byanze twagerageje ibishoboka byose, ariko ntibyakunda. Bivuga yuko uretse isomo byadusigiye tutagomba guhera muri ayo mateka. Ni nayo mpamvu dutegura cyane yuko tugomba gutangira
shampiyona twitegura dutsinda nta yindi shuwa muri Rayon Sport. Iyo uri umuyobozi, iyo uri umukinnyi, iyo uri staff technique, ishuwa uba ufite ni ugutsinda. Iyo utabashije gutsinda rero ntabwo bikunda. Nayo mpamvu natwe target dufite ni uko tugomba kwitwara neza tugatsinda. Perezida, umuntu ashobora kwibaza ekipe ya Rayon Sport mukura hehe amafaranga mukoresha? Amafaranga ya Rayon Sport amenshi navuga ko ava nko ku buryo bubiri cyangwa butatu. Amafaranga ya mbere ava mu bafana mu buryo bubiri. Ku bafana tubakura amafaranga mu makontribusiyo bakora ndetse anadufasha cyane babicishije muri za fan club cyangwa se n'abantu ku giti cyabo. Ubundi buryo bukoreshwa rero kugira ngo tubone amafaranga avuye mu bafana ni amafaranga tubona avuye ku bibuga, za recette ziva ku bibuga. Ariko hejuru y'ibyo tugira abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa banyuranye baba bashaka gukorana natwe kubera ubwinshi bw'abafana cyangwa abakunzi ba Rayon Sport. Binumvikana ko nubwo atari twe ari bo bayaduhaye nk'abafana, ariko d'une façon indirecte baba bayaduhaye. Ikindi gice cya gatatu ni amafaranga dukura muri scout, kugurisha cyangwa se kugurisha abakinnyi. Naho navuga yuko ari igice kitari gitoya, aho dushobora gukura amafaranga anyuranye, aho umukinnyi runaka ashobora kujya mu yindi ekipe bikagira amafaranga runaka bidusigira. Wenda a long terme cyangwa se mu cyo dutekereza muri iyi manda yacu ni uko noneho Rayon Sport igomba no kugira ibikorwa noneho bibyarira bishobora kugeneratinga income. Bivuga yuko dushobora gushyiraho ibikorwa bishobora kwinjiza n'amafaranga dushoramo imari, iyo mari tukaba twayibyazamo noneho n'inyungu izagiza gufasha muri Rayon Sport. Twakomeje kubabwira yuko nyine turi kuvuga kuri business sports, kureba ese birashoboka yuko siporo ishobora kuba yatanga cyangwa se umuntu ashobora gushora muri siporo business yakaba hari icyo yabona kugeza kuri ngubu. Hanyuma Perezida, mu gutegura budget ya ekipe ya Rayon Sport, bimwe mu byo mwatekerezaga harimo no gutekereza yuko amafaranga muzabona cyangwa se muteganya budget hashyizwemo yuko mugomba gukura amafaranga mu mikino nyafurika kugera kure yashoboka. Ubu byararangiye, twavuga yuko ingengo y'imari ya ekipe ya Rayon Sport igiye kugabana cyangwa se igiye kugabanuka ku ruhe rwego. Icyo navuga ko icyo kuri budget twateguye, aho twatekerezaga yuko mu mahosete tuzabona harimo amafaranga tuzakura mu mikino nyafurika tuzakina, tukaba dutashye hakiri kare tutarabona nayo nakwita 10% yayo twateganyaga. Birumvikana buryo umuntu yakoze prevision budgetaire, hari icyo twita ibizinjira, hari igihe ibyo bizinjira ushobora kubiteganya ariko ntibiboneke. Iyo uri umufinancier cyangwa umu economiste mwiza rero ibyo ntibiguca intege, ahubwo aho ngaho wabonaga yuko hatazinjira ushaka hashobora kuhasimbura. No kuvuga aka kanya kote finance ndetse n'abagenga ekonomi yacu turimo kwiga uburyo ki twareba icyo cyuho cy'amafaranga twari twiteguye tutabonye, uko twagisiba cyangwa se twakibyazamo umusaruro mu bundi buryo. Ariko iyo bitanakunze kandi kugira ngo kote ya dépense n'ama revenu bikompasanye, ubwo bigusaba yuko noneho ushobora no kugabanya ama dépense mu byo wari wateganyije. Ariko ubu ngubu ntabwo turafata icyemezo cy'uko tuzagabanya dépense kugira ngo bigihure, ahubwo turateganya yuko dushobora kuziba icyuho ku mafaranga twari twarateganyije azava mu mikino nyafurika. Nkaba rero navuga ku Rayon nabo mu Banyarwanda muri rusange yuko nubwo twavuyemo ariko haracyari ibisubizo mu buryo buri financier no mu buryo buri economique, uburyo ki twareba ko iyo budget twateguye n'ubundi twayishyira mu bikorwa. Ubwo buryo bwaba ari ubuhe? Kuko turuganira kuri business sports, ni gute mugiye kubyaza iryo zina rya Rayon Sport niyo business ishaka kuzigahita yakura icyo cyuho cyatejwe no kutajya mu mikino nyafurika matsinda? Muri ubwo mu gutekereza ibintu byinshi dushobora kuzakora, harimo imishinga nk'imwe tutigize dutekereza, harimo nk'ibintu byo gucuruza ama product ava ku bintu bya Rayon Sport, ama jezi, inkweto, product zifite ibirango bya Rayon Sport. Muri budget twari twateguye ntabwo twari twabishyizemo, ariko kugira ngo dukavaringe ya budget yacu tuhateganya yuko dushobora kubishyiramo nabyo.
turateganya kandi kuba twashyira Rayon Sport ikaba abantu bayiguramo shares ni bimwe bishobora gutuma budget ushaka cyangwa se investment ukeneye kuzakora ushobora kubona capital yo kubikoresha. Turacyabitekerezaho ku rwego rw'ubuyobozi niba Rayon Sport itagira shares wenda tukavuga ngo dushyizeho shares miliyoni abantu baze bazigure, buri shares tukayigurisha ibihumbi 10, dushobora kuvuga ngo ugurishije izo shares wakuramo miliyari 10. So ubonye rero ibyo ni ibisubizo bimwe na bimwe turimo gutekereza nyuma y'uko kuri budget twari twateguye harimo ibibazo byavutsemo. Binumvikane yuko burya umuntu ategura budget ariko ntabwo ubuzi kuzayiresisa 100% na leta itegura budget ikavuga ngo tuzasoresha abantu miliyari wenda 1000, ariko itanasezeranye nabo bantu ko bazasora. Ni prevision buri gihe cyose umuntu akora, iyo bidakunze umuntu ashaka strategy zindi zituma ya budget yihaye idahungabana, cyane ko iyo budget ariyo duheraho dukora ibikorwa binyuranye bya ekipe. So navuga yuko rero hari gucuruza ibikorwa cyangwa ibirango bya Rayon Sport dushaka gushyiramo ingufu cyane kugira ngo dukavaringe iriya budget twatakaje, ndetse hari guhiba twashyiraho shares tukakora wenda Rayon Sport investment group abantu bakayigiramo shares zinyuranye. Izo capital rero tubonye zose twazishora noneho mu bikorwa binyuranye bizajya bibyarira Rayon Sport inyungu, kandi bikanakavaringa ya budget twavugaga itarabashije kugerwaho nk'uko twabitekereza. Ukivuga kuri ibyo perezida, umuntu ashobora guhita atekereza ati brand ya Rayon Sport ibyo yinjiza ubona koko bikwiriye, cyangwa mubona hari aho mutaragera kandi mwagombye ko mwageza nk'izina rya Rayon Sport? Nibyo koko iyo tugeze kuri icyo kintu, Rayon Sport ni izina ryayo, abantu bayo, ni brand ikomeye cyane kandi nini. Ubucuruzi bwose rero burabize ko busigaye bushingiye ku mubare w'abantu ndetse n'uburyo ki buri branded. Uruhande rwacu nka Rayon Sport tubona tutarabyaza umusaruro umugisha dufite wo kuba dufite abantu benshi, tukavuga tuti rero nsubije mu magambo make rwose ikibazo cyane navuga yuko brand yacu tutayibyaza umusaruro uko bikwiriye, ndetse navuga ko biri ku rwego rwo hasi, ariko twifuza yuko abantu batekereza cyane iyo brand ikabyazwa umusaruro. Kandi iyo tugiye kubyaza umusaruro brand cyangwa ibyo tugeraho, njya mbwira abantu ngo ntitugatekereze cyangwa se ntitukarote bikeya. Umuntu iyo waruse yuko acuruza ibintu ku buryo buciriritse, nyine icyo ubona ni icyo ngicyo. Niyo mpamvu nkangurira abakunzi ba Rayon Sport, abanyamuryango ba Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport, yuko nitujya gutekereza tuza gutekereza ikintu cyagutse kurushaho kugira ngo tuzagere ku ntego zacu kandi tuzagire n'icyo dusiga muri Rayon Sport buri wese yabonaho icyitegererezo. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza muri izo project murimo murategura, perezida ntavuga ngo kubisobanura neza cyangwa se kubiduha muri details, muri gutekereza yego kuzana iyo myambaro yose murabitegura ryari? Kuko navuga ko abantu benshi bakunze kugenda babiga kuko ire by'ama equipe nka za Simba na za Yanga usanga ama equipe kubigendanye n'ibyo hari ukuntu bamaze kubigeraho, mwe murabiteganya ryari noneho? Mu bintu twifuza kandi tushyizeho ingufu cyane ni uko ibitekerezo bihari byose muri Rayon Sport, imishinga ihari, yaba gucuruza ibirango byacu, haba kugira gute, twifuza ko ari ibintu byakorwa ku buryo bwa vuba kandi ku buryo bwihuse. Natekerezaga yuko nka komite ndetse n'umwanzuro twafashe yuko iyo mishinga yose byibura mu kwezi kwa 9 yari imaze kunonosorwa mu rwego rwa nka feasibility study, tukareba uko ikizatuzanira, uko izabiteye, ariko noneho tukavuga ngo nyuma y'uko kwezi kwa 9 twiha amezi 3 ku buryo tuzajya gutangira phase retour. Rayon Sport ifite shop yacururizamo ibirango byayo, tuvuge ngo Rayon Sport mu mezi 3 turaba dufite wenda niba ari shares twashyize ku isoko abantu bakaziguramo bazigure, tuvuge ngo wenda mu mezi 6 ari imbere amafaranga twakusanyije y'abanyamuryango noneho bazaba twanakwita noneho ko bazaba ari abanyamuryango ba equipe, noneho dutanye no kuinvestisa noneho, kuko ntago tugiye kwegeranya gusa
amafaranga ariko agomba no gukoreshwa akagira ibyo akora hirya no hino. Uvuze kuri ako kandi gutekereza nimba bitazatera nimba nabyita urujijo cyangwa se bamwe mu bafana kutabyemera, yego koko murabayobora mugomba kubereka ibigomba kubabyarira inyungu, ariko gutanga shares abafana ba Rayon Sport bazabyumva. Aho isi igeze y'aka kanya rero burya umuntu nyine batugurishije ekipe kandi bahita yabo, burya umuntu ahubwo uwo mufana nibwo azagaragara ko ari iye koko, kuko aka kanya kuvuga ngo nkunda Rayon Sport nta n'igipimo umuntu yapfa kubipimiraho mu mutima w'umuntu. Ntago byapfa koroha kuvuga ngo umuntu witwa kanaka X akunda Rayon Sport, ariko noneho iyo ufashe ukavuga ngo mfashe ibihumbi byanjye 10 ndabitanze kugira ngo nitwe yuko ndi umwe mu bagize Rayon Sport. Dutekereza umugabane muto ushoboka, aho buri muntu wese ashobora kuzabona ubushobozi bwo kuba yagura uwo mugabane. Niyo wawugura ibihumbi 10 ariko ukabitanga mu mezi 5 cyangwa 6, n'umuntu wawo undi ushobora kubona 1000 ku kwezi. Ibihumbi 10 ku mwaka ni ibihumbi 10 uzatangira rimwe, ukaba ugize iyo share, akaba uvuga uti iyi niyo pari yanjye muri Rayon Sport, nta n'uwayinyaka, nta n'uwagira gute, ariko noneho bigashimangira identity yawe, uvuga uti koko ndi umufana wa Rayon Sport, cyangwa se ndi umukunzi wa Rayon Sport, cyangwa se ndi nyiri Rayon Sport. Ushobora kwivanga na MK card ko mwumva bijya gusa ibitekerezo. MK card wenda reka tubisobanuyeho gatoya, ntago byakwivanga. MK card ni sosiyete ishinzwe gushakira Rayon Sport ubushobozi, ikayirinkinga cyangwa se ikayihuza n'abafite ubushobozi, noneho bakayiha ubwo bushobozi bakabuha Rayon Sport. Bumwe mu buryo dukoresha hari ukuvuga ngo abantu Rayon Sport ifite abantu benshi bakonsoma ibintu binyuranye, twicaye hirya no hino umuntu arakonsoma, ariko icyo konsomye ni iki Rayon Sport isigaranaho. Mu by'ukuri mu buryo rusange nta kintu Rayon Sport yungukagamo, ariko noneho nkavuga ngo niba ngiye kunywa essence nkajya kuri ya station ikorana na Rayon Sport, iyo station Rayon Sport yashyikirijwe na MK card, uranywa essence nurangiza utange card yawe bayiswapinge, mama kuyiswa cyangwa bayikoze ku mashini zabugenewe, niyo mama kuyikozaho bashyirimo ibyo wanyweye, kuri ibyo wanyweye haveho percentage ntoya cyangwa se pourcentage ntoya ijya kuri Rayon Sport. Icyo gihe uzaba uteye inkunga ekipe yawe, iyo ni contribution uzaba ukoze, uvuga uti ninjije nda amafaranga 500 igihumbi, biterwa n'icyo umuntu yanyweye n'icyo umuntu agize. Uriya mucuzi rero icyo tuba tumuhaye abakonsumateri benshi, chiffre d'affaires cyangwa turnover ye ikazamuka. Iyo turnover izamutse na benefice birumvikana iba yazamutse. Kuya benefice akuyemo agakuramo ni parti runaka akayiha Rayon Sport, kuko nitwe twamukiriye abantu. Icyo ni muri bwa buryo bwo gufasha abantu, gufasha ekipe yabo mu buryo bumwe no mu bundi, bwo kugira ngo kandi bitabagoye. Bitandukanye rero no kuvuga ngo noneho iyi shati nambaye nayiguza amafaranga yanjye 5,000 cyangwa 10,000. Ibyo 10,000 uzatanga byo kugira ngo uzagire umugabane kuri Rayon Sport, ni amafaranga yo kugira ngo noneho ube ari wowe nyiri Rayon Sport, uba ufite uburenganzira nka nyiri Rayon Sport. Uvuga uti nge naguze umugabane wanjye, naguze umugabane umwe, imigabane 2, imigabane 3, ariko noneho ikimfashije nuko Rayon Sport ari yanjye. Nabaza ntese kuki tutagura uyu mukinnyi, cyangwa twaguze uyu, cyangwa twakoze iki, cyangwa tutakoze iki. Bitandukanye nuko umuntu yashoboraga kubibaza gusa, ariko wamubaza uti se muri ibyo baza byo gukorerwa wowe uruhare rwawe ni uruhe, urwo ruhare rwe rukabura. Umva rero abantu nibatangira noneho kumva yuko ibyo bashaka ko bakorerwa nabo bagiramo contribution, nibwo tuzubaka ekipe ikomeye, tuzabona ku ruhando rwa Afurika, ku ruhando mpuzamahanga hariya ekipe ishobora gufata icyemezo icyo cyose kandi kikayigira akamaro. Reka ntange nk'urugero, aka kanya abantu barivuga bati Rayon Sport igira ekipe zihora zihindagurika, abakinnyi baraza ikabagurisha, ariko ntago tugurisha abakinnyi beza kuko tubanze, tubagurisha kuko nta yandi mikoro dufite. Yaba dufite ayo mikoro
twakagumanye n'abo bakinnyi b'ibitangaza dufite, ariko noneho wowe ku ya mikoro yawe watanzeho ikintu runaka, washyizemo contribution. Ntabwo Rayon Sport ari umutwaro wa perezida cyangwa wa komite, ahubwo uba umutwaro wa twese nk'abakunzi ba Rayon Sport, nk'umuryango mugari w'aba Rayon Sport. Noneho ibyo dushaka tubigereho kandi vuba. Perezida, hari abantu bibaza bati birashoboka yuko siporo yabyazwa business, cyangwa se ushobora kuba hari ikintu ushobora gushora muri siporo ukabona inyungu? Kuri icyo kibazo ahubwo ntabwo mvuga ngo birashoboka, ahubwo kutabikora nicyo kibazo. Aka kanya nk'uko twahoze tubivuga, siporo cyangwa se business ishingiye ku mubare w'abantu. Nujya gufungura iduka cyangwa uruganda rucuruza imyenda, nuko hari abantu uzarucuruzaho. Aka kanya iyo urebye siporo ni ikintu cyangwa se football by'umwihariko ni ikintu gihuza abantu benshi cyane, bari ku ngeri zose zitandukanye, kuva ku basaza kugera ku bana, kuva ku bakire kugera ku bafite ubushobozi buringaniye, kubize ku batarize. Mbega siporo cyangwa se football by'umwihariko ihuza abo bantu bose. Ni ukuvuga rero ngo ikiba gisigaye ni ukuvuga se aba bantu bahuzwa n'iki kintu n'iki nabakoreshamo cyangwa nabakorera cyangwa nabakoraho kugira ngo mbabyaze umusaruro. Nta kindi, ni business. Ntabwo ari ukubyuka bagukomera amashyi, ntabwo ari ukubyuka bagira gute. Ni ukuvuga ngo hari business, industry ya siporo ifiteho impact nini cyane kuri business zishoboka. Nkavuga nti rero ikibazo warumbaje ngo birashoboka ko siporo yakoreshwamo business, ahubwo navuga ngo utarayibonamo business arimo gucikwa n'amahirwe yakagombye kuba abonamo umusaruro ukomeye. Mu magambo make rero siporo yabyazwamo business mu ngeri zinyuranye. Reka ntange nk'urugero rwa scouting. Aka kanya abantu ntabwo barumva yuko kugurisha no kugura umukinnyi bigira ari business nk'izindi zose. Umuntu, reka ntange nk'urugero, umuzungu watugurishije Rwatubyaye, twamuhaye 10% y'icyo yatwinjirije, amadolari 5,000 arayajyana. 5,000 burya ni umushahara utari mutoya. Hano hari umuntu wagira 5,000 ku mwaka akaba abayeho neza n'umuryango we wose. Nkavuga nti se niba hari umuntu witwa umuzungu witwa X, ntibuka izina rye, wabashije gukora 5,000 kubera ko yarangiye Rwatubyaye akava muri Rayon Sport akajya muri Amerika, kuki tutabona umunyarwanda cyangwa se undi muntu wo muri Afurika nawe wakora akazi nk'ako kakamubyarira umusaruro? Aho ni kuri koti imwe. Aka kanya turibaza ngo iyo umukinnyi w'umunyarwanda agize imvune, turamureka akagenda akaryama, ku bw'amahirwe akazakira, cyangwa se wagira ubushobozi ukamujyana muri Maroc. Hari ubuvuzi bwateye imbere ku bijyanye na siporo. Ariko se kuki tutagira kabine hano mu Rwanda ishobora kuba iri specialize mu kuvura ibintu bivuga indwara zikomoka kuri siporo? Kuki tutagira amashopu acuruza imyenda cyangwa ibirango cyangwa ibindi bintu bikomoka kuri siporo mu buryo buri lokali, mu buryo bw'iwacu? Nkavuga nti rero ahubwo kudakorera business muri siporo nicyo mbona cyaba ikibazo kurusha kwibaza yuko ahubwo bishoboka. Nkavuga nti rero muri business harimo muri siporo harimo opportunity nyinshi, ahubwo icyo navuga nk'abanyarwanda dufunguke amaso, two kurebesha amaso y'umutwe gusa n'ay'umutima tuyarebeshe, twagura ubwenge, tubone yuko opportunity hari aka kanya ni muri siporo, cyane cyane muri football, kuko ni industry nini cyane kandi iri bien organize. Navuga yuko uwa profita yayikoreraho business nyinshi. Niyo wajya uzana coffee kuri stade, abantu barinjira bakabura n'amazi yo kunywa. Niyo ubwo ndimo kuvuga mu buryo navuga buri buciriritse. Buriya club murabitekereza perezida, kuko uko muje ku kintu cyiza urakoze cyane. Turi kuvuga business sports more than a game. Navuga ngo birenze kwishimisha, ushaka kuhajya ushonje, ushaka ku kibuga usa nkaho nyine uvuye nko mu kazi. Ibyo bintu ama equipe mwakira mujya mubitekereza? Biri muri bimwe turimo gutekerezaho cyane, tukavuga ngo kuki umuntu aza ku kibuga yashaka icyo kujya kunywa akajya mu tubari turenze metero 300 igihumbi kugira ngo abashe kubona icyo kunywa.
kuki tudatekereza yuko mu gihe twakiriye uretse recette twabonye kuri ticketing twishyuje abantu ariko hariho n'ibindi bintu dushobora gukoramo hariya kandi bikatubyarira umusaruro. Example ni nk'izo zose, kuba twacuruza ibintu byo kunywa, ibyo kurya, gusa tukita kuri sekirite y'abantu. Niba ari ibyo kunywa ntidutange mu macupa kugira ngo abantu bataza kuyaterana, niba ari amazi umuntu akaba yabasha kuyabona, niba ari mbega ubwo bucuruzi hari ahantu bahurije abantu wenda 2020 nko kuri match yacu na APR, ukavuga uti bari abantu niyo nabakuraho business wenda nkuraho amafaranga cyangwa idolari rimwe cyangwa amasantime 5 y'idolari, icyo gihe uravuga uti byibura hari amafaranga runaka ninjije. Niyo myimvire, ni nayo bitekereza abantu bagatangiye kumva cyane kurusha kumva yuko aje kureba gusa uko ekipe itsinda. Ekipe iratsinda nibyo, ariko hari n'ikindi kintu yakoze cyabashije kwinjiriza, bityo na wa muntu duhora dusaba cyangwa na wa muntu twaka ama contribution nawe akoroherwa. Haravuga ngo ni umwanda president. Abavuga ko ari umwanda ngo wazanye ibenda nk'ibiryo mu masade, nanjye ndamyibazaho, ariko wenda nkaho ufite ekipe ushobora kubisonana bakabyumva. Icyo mbitekerezaho, kumva yuko gucuruza ari umwanda biterwa n'uko wowe wabikoze. Ubuse reka nibaze mu mijyi ikomeye tujya tudembereramo, abantu bagira habitude yo kuzagira za takeaway, coffee takeaway, juice takeaway, icyo kurya takeaway. Ese iyo mijyi ikomeye tuyisangamo imyanda kuko abantu bagira za takeaway? Ahubwo ibintu abantu bagomba gutekereza, buryo uzanye ikintu ugomba no gutekereza n'ibigikurikira. Niba nzanye ibiryo nkamenya niba ari takeaway uko nayiteguye, nkanategura aho bari bushyire uwo mwanda turimo kuvuga. Kandi abanyarwanda tumaze gutora uriya muco, nta gukinywa amazi ngo ujugunye icupa aho ubonye, ahubwo umenya ko urijyana muri pubera iri aho hafi. N'ibyo biryo rero iyo takeaway ushobora kuyikora umuntu akarya, warangiza ukamufasha cyangwa ukamwereka aho yayishyira ku buryo bitatera umwanda. Byose rero biterwa na organisation, kandi icyo nshimira u Rwanda aka kanya navuga yuko ku kijyanye na organisation, gutegura ibintu rwose iyo abanyarwanda tubirimo usanga bimeze neza. Nkaba nahamya yuko rero no mwanda atariwo watubuza business, ahubwo twashaka igisubizo cy'uwo mwanda. Tukiri kuvuga kuri business sports, kugeza kuri ngo umuterankunga navuga ngo yari yazanye business muri sports, uwo ni Azam TV aza gukorera i Kigali. Perezida, amakuru ameze ate ku banyamuryango? Mu businessman aragiye, bimeze bite? Kugera ubu ngubu ku makuru ari officiel twahawe n'ishyamwe riduhuza twese nk'abanyamuryango ba Ferwafa, niyo navuga yuko batubwiye yuko Azamu yahagaritse by'agateganyo kuzakomeza gutera inkunga cyangwa ubufatanye na shampiyona y'u Rwanda, ariko haza kujya muri Tanzania ku cyicaro cya Azamu abayobozi bakuru ba Ferwafa kuva kuri perezida wayo ndetse n'abandi bafatikanya mu buyobozi, bajya kuganira na Azamu babaha n'izindi proposition z'uko twagumya gukorana. Aka kanya rero navuga ngo kuko bataraduha mu buryo buri officiel icyo bavanye muri ibyo biganiro cyangwa icyo Azamu yashubije kuri proposition bayihaye, navuga ngo wenda Azamu ishobora kuba idahari. Ariko nyine bajya bavuga ngo intore ntiganya ihora ishaka ibisubizo. Niyo wagera mu ishyamba ry'inzitane ugomba gushaka inzira, niko biba bimeze. Azamu ni umufatanyabikorwa twagize mwiza, atuma abakinnyi bacu bamenyekana, atuma tumenya amakuru y'ibibera ku bibuga. Rimwe na rimwe wasanga hari complaints zibaho, abantu ntibabashe no kubona amashusho y'ibyabereye kuri icyo kibuga, anatuzanira amafaranga. Ariko natwe hari icyo twamuhaga, hari abantu kumugurira za decoder, hari business yari arimo gukora. Nkavuga nti rero bibaye yuko wenda atakibashije gukomeza, ntabwo byaduca intege nk'abanyamuryango ba Ferwafa, ahubwo nk'abanyamuryango ndetse n'ishyirahamwe muri rusange twakwicara hasi tukareba n'ubundi tugashaka ibisubizo. N'ubundi hari opportunity nyinshi twakagombye kuba dukoresha, haba ku rwego rw'amaklabu cyangwa se ku rwego rwa federation. Izo opportunity kandi zikaba zanaduhana bya bindi n'ubundi babafatanyabikorwa bakoraga, ndetse tunumve yuko shampiyona yacu ari shampiyona imaze kujya ku rwego rwiza, twavuga yuko n'ubundi tabura abafatanyabikorwa.
ndetse tunabyumvikanisha ntabwo dukeneye abaterankunga ahubwo dukeneye abantu baza tukafatanya ibikorwa akaba afite ikintu dushakamo natwe tukagira icyo tumushakamo muri icyo gihe iyo ari win-win situation biranoroha ni naho hazamo rya jambo rya business ntabwo azamu yari gutanga $500 by'amadolari gutyo gusa nayo ifite icyo yashakaga kuri shampiyona y'u Rwanda n'abandi bose bazaza rero bazaze kuko hari icyo bashaka kuri shampiyona y'u Rwanda kandi natwe twiyumva koko dushobora kukibagezaho. Tugenda tugana ku musozo Perezida, navuga yuko mutorerwa kuyobora Rayon Sport harimo no kuvuga yuko uzabageza muri kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino nyafurika. Ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi ba Rayon Sport? Icyo nagenera ubutumwa nagenera abakunzi ba Rayon Sport icya mbere ni uko ubu ngubu imikino nyafurika yo muri uyu mwaka ni amateka kuri twebwe, ahubwo icyo dukeneye kumenya se ayo mateka yadusigiye iki. Icyo nicyo tugomba kureba, aho twakoze amakosa cyangwa amaherere tukayamenya, tukamenya n'uburyo bwo kuyakosora ku buryo ubutaha target twihaye tuzayigeraho. Ubwo nibwo butumwa bwa mbere, turebe aho tutujuje neza ikosa twakoze n'ibindi tubikosore, kandi ibyo tubikosore nk'abanyamuryango twese, nk'umuryango, nka famiye, tuvuge tuti ntago byakunze ariko dushyize hamwe byakomeza. Niyo mpamvu nsaba abakunzi ba Rayon Sport n'abandi bantu bose muri rusange yuko badufasha tugashyira hamwe tugakomeza kureba ibiri imbere, tugakomeza gufokasinga ku byo tugomba gukurikizaho imbere. Dufite shampiyona, dufite igikombe cy'amahoro, dufite agaciro, igikombe cy'agaciro, dufite igikombe cy'intwari z'igihugu. Ibyo byose ni ibikombe bidutegereje ndetse n'indi mikino inyuranye. Nkavuga nti rero bwa butatu butagatifu buturanga cyangwa bwa butatu bw'abareba buturanga nibukomeze buturange kugira ngo ibyo byose tuzabigereho. Hari ubuyobozi, hari ekipe na staff yayo, hakaba n'abafana. Iyo dushyize hamwe byose birashoboka. Umwaka ushize twavuye ku ekipe yaturushaga amanota arenga 12 tuyakuramo dutwara shampiyona. Aka kanya byose biracyashoboka, turacyari kuri 0-0. Ubwo dutangiye rero dushaka intsinzi kugira ngo tubashe kuzitwara neza muri uyu mwaka wa shampiyona ugiye gutangira. Murakoze cyane Perezida. Murakoze namwe. Murakoze cyane Perezida wa ekipe ya Rayon Sport. Twaganiraga kuri byinshi bitandukanye, murabyumvishe aho yakuye gukunda ekipe ya Rayon Sport. N'umwana uvuka i Nyanza, birumvikana na kabuza kuba yakunda ekipe ya Rayon Sport kuko amateka, ubwo umuntu utazi ko ekipe ya Rayon Sport ari ekipe yavukiye i Nyanza ubwo nawe yaba mbeshya. Atubwiye byinshi bitandukanye, aracyafite umutima wo gufasha ekipe ya Rayon Sport, aracyatekereza yuko bishoboka yuko ekipe ya Rayon Sport yabikora, ngo biracyari ubusa ku busa. Buri ekipe ifite amanota ubusa, buri ekipe nta mukino n'umwe irakina kugeza kuri ubu ngubu. Rero munyemerere dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu cyitwa Business Sports more than a game. Nuvuga ngo twe birenze sport, tuvuga sport, tuvuga ibindi ariko tugashyiramo agakeregeshwa kajyanye na business. Ama ekipe akura amafaranga, ama ekipe abahate. Umva ko yabituganije, yatubwiye ku reset ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngaye nguko mwari kumwe nanjye Clarisse Uwimana, tuzahure ubutaha. The biggest religion in the world is not even a religion. Welcome to Business Sports with Clarisse.
The biggest religion in the world is not even a religion. Business Sports with Clarisse.